hariya twahasigaye turi imfubyi nta mubyeyi n'umwe dufite. Baraje nyine ku munsi wa mbere barahicara bahiriza abantu amafaranga 90,000. Uwayafataga wese yahitaga yibwiriza agasamburura amabati. Bo bonyine baratwibwiriye ngo kugira ngo tugire ikintu dukorera muri ubwo butaka tuzajya kwaka icyangombwa cy'ibyo dushaka gukora. Nzatabarwa nandi utanze. Ngaho yoze nsohokanya abana 7-8 ngiye kubararana ku muhanda. Ko bavuga ngo leta n'abaturage se bwo bimeze gute? Bizagira ingaruka mu gihugu no ku muturage kuko ntago njewe numva ukuntu nimba ikode ryanshiranye nzibuka ko hari ahahari ngo bimpa amahoro nzahagaruka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika keretse ageze ahangaha twese tukamubona mu buzima niwongere baturundarunde. Leta n'umubyeyi turanayikunda ariko se 90,000 byafata umuntu ufite abana 4, 5, 6 ngo tudoswite tubare none ahangaha nitukubone hano. Byibura iyo bavuga bati tubajyanye ku Gikongoro cyangwa icyangugu aho njya numva hari amashyamba niyo baguha wenda inzu imeze nk'umutiba byaruta kujya mu kiraro n'umuryango. Ariko niba umuntu aje akabwira ngo ufata 90,000 ntibyakwimura n'ibintu ufite ntibyabipakira emwe no ubu no kujya gushaka inzu wabamo bashobora kubaza 50,000 ku kwezi icyumba na saro. Ubwo se ayo mafaranga uretse kubeshya byagenda bitemuka cyara. Ngiye bamaze gutembera ibihugu 8 sindabona ibi bintu mu bihugu byo hanze natembeye hose. Nigiye hanze nagiye mu bihugu byinshi cyane ariko aho nabonye kumva umuntu yakoresheje imbaraga ze zose bakaza bakamusenyera ahantu wenda bashoboraga no kuhagurisha bakaguhanga izo miliyoni 20 bahagusenye baguhaye 90,000. Ibi bintu ntako bibikana. Umuntu ngo fata 90,000 mu gitondo nditukubona. Ese kabanyamahanga bari kuza bagahabwa ubutaka bakagira aho batura twebwe abanyagihugu baduteganyiriza iki? Sinshoboye gukodesha sinemeye gukodesha nta nubwo nigize nkodesha nitwa cyo nta kintu sirinda yahanze nta kintu sinhanze yigize nyica yewe nta nubwo nizitara none ntugu rwose Nyagasani bimbayeho n'ibiki. Twatoye umusaza 100% tuzi ko tugiye muri demokarasi. Ntago nizera ko ibingibi hari ngiye mbona hari yaba atabizi. Sindwana sinarwanya leta, umuturage ni kwisonga. None se ko ari kwisonga bishoboka bite kandi ko yabaho gutya? Nagiye mfata parcelle nkayiha umwana undi parcelle nkayiha umwana undi parcelle nkayiha umwana undi parcelle nkayiha umwana nanga kugira ngo nzagire nte ntazandagara cyangwa zabanjye batazandagara. None twese batwangaje tubangaye nako. Wavukiye inaha hariya muri Birabino. Iyo urebye Birabino nk'uko byita ni iki cyambere utekereza? Mbona ari nka zero kuko hariya twahasigaye turi imfubyi nta mubyeyi n'umwe dufite. Hariya bahavuka ni nge mukuru. Kureba biriya rero mbona senze uko bingendekera. Bajya kubasenyera byatangiye bite? Bajya kudusenyera haje abantu nyine babarura. Bakajya babarura abantu basanze aho hafi. Ubwo bamaze kutubarura hazaho kutwaka ibyangombwa by'ubutaka byabereye hariya kuri iriya nzu iriya Konosha. Ubwo baraje nyine ku munsi wa mbere barahicara bahiriza abantu amafaranga 90,000 babasaba ko ibyo 90,000 bagomba kubifata bavanye n'icyitwa imitungo wenda ibasha kwimukanwa mu bitaka. Uwayafataga wese yahitaga yibwiriza agasamburura amabati. Ububakishije amatafari yajyanaga amabati n'ibira basakariraho uwibita ubwo yahirikaga byose agatanga byose akava mu nzira.
kungira amafaranga nayafashe ku munsi wa kabiri, mbona ari nkanjye hasigaye njyenyine n'uriya muntu uyu nguyu ufite amarangi imbere mu nzu. Uyu niwe wavuyemo nyuma, bisa nkaho yavuyemo ankurikira kuko nanjye nari nabonye ko ntazi ibyo ari byo, nyine mbifata mbona aba bose bagiye. Fata amafaranga natwe tuva mu nzu. ni bababwiraga ko ngo ari mu manegeka, ariko mwe mukavuga muti ntabwo mwemera ko ari mu manegeka. Ntabwo, none se mfite imyaka hafi 52, mvuka hariya, ninjye mwana mukuru, tuvuka turi abana barindwi, nta n'umwe wikubise hasi ngo apfe.